nubwo nta hantu bikwanditse ngo umuntu abisome, Kristo warabizi. Nimba twe tugira amategeko agenga iwacu, wagira ngo Imana izakomeza kwemera abantu baza kubyinagira aha hantu? Mwabarokore mwe murimo murabiseka, ariko Imana irababaye. Kandi ibi bintu nta nubwo mwakagombye kubiseka. Ngira n'umukobwa nugenda ukomeza usenge, ntago ndi umugabo wawe. Bariko komangatika kuvunagurika kwica, nuko bahita baduza ati ndi Imana ibubakiye, ndi Imana ibahaye abana, ndi Imana mpita ndeba umukecuru bamaye. Yesu nashimwe. Nitwa Ev.OLIVIER, ndi umukristo wo mu itorero rya Nyarugenge. Hanyuma hano ntabwo ndi umushyitsi cyane, ntekereza ko kwivuga cyane nta byinshi, nta birahinduka ku byo muzi. Mu minsi yashize hari umwigisha witwa Nyagasani Aribuka, hari abantu bamuzi, twigeze tunahurira hano. Yigeze mperuka kujya kubwiriza iwabo, hari mu materaniro yo ku cyumweru. Hanyuma ndivuga rero bagira amateraniro abiri. Nivuga ko nitwa Ev.OLIVIER, ndi umukristo w'i Nyarugenge, hanyuma nongeraho ko ndi umusore. Numva abantu mu iteraniro barimo bavuga ngo mpita numva ko harimo ikibazo. Ndibwira nti mu iteraniro rya kabiri ndi bubihorere, sindi bubabwire ko ndi umusore. Kandi kuko mu iteraniro rya kabiri niko nabigenje, narabihoreye nanga kongeraho ko ndi umusore, ndabwiriza birarangira nditahira. Nyuma rero ngiye nasuye abantu, nsanga barimo barasenga, ariko nari mbasuye bitunguranye. Hanyuma umwe mu bakozi b'Imana bari bahari amfata mu mashati, arambaza ati Imana irimo irambwira ngo kuki utinya kubwira abantu ko uri umusore. Naka rero nivuze ariko nanga kongeraho ko ndi umusore. Numva Fabrice arimo arambaza ngo uri igiki, mucira isiri ni wowe kabyarawe, byihorere. Hanyuma ariko nicaye hari yanibutse ko bigeze babinziza, ndavuga reka nze kuza kubyongeraho. Hanyuma rero ndi umusore. Impamvu nagiye nanga kubivuga ku ruhande rwanjye zirumvikana, kuko nkunda guhura n'abambaza cyane tubura iki, byagenze bite. Kandi koko baba bambaza ibintu by'ukuri. Nanjye rero ndabizi ko igihe cyageze, n'urugo nanjye ndarushaka. Ku gihe cyanjye nanjye numva cyarageze, ariko ku gihe cy'Imana ntikiragera. Hanyuma rero kugira ngo mfashe n'abantu mwajyaga mubimbaza n'abarimo mu byibazo ubu ngubu, igihe cy'Imana nikigera, buriya hari byinshi nzavuga birenze ibi ngibi. Ngiye kubivuga mbere naba nkubutse. Ubwo igihe cy'Imana nikigera, hari ibyo nzavuga ubu bikiri ku mutima wanjye. Gusa igihe cyanjye cyarageze, ariko icy'Imana ntikiragera. Hanyuma icyo ni kimwe. Icya kabiri, mwarimu antumira, mama Jane antumira, ambwira ko nzaza no kugana ijambo ry'Imana. Hari amagambo yahise yihuta cyane aza muri jyewe. Amagambo ari muri Ezekiyeli, ntago mvuze ngo muhasome, mwumve ibyo mvuga. Amagambo ari muri Ezekiyeli, Imana yohereza abamarayika babiri, umwe agiye kureba ibikorerwa mu murwa, hanyuma agashyira ikimenyetso ku banihira ibikorerwa mu murwa, n'undi uje afite inkota. Hanyuma ayo magambo numva niyo ahise agwira muri jyewe. Ndanasenga mbwira Imana ngo izanshyigikire, imfashe nyabwiriza uko umwuka azamfasha. Mu minsi yabanjirije ko mwarimu ampamagara, hari ibintu byigeze bimbabaza, ariko bimbabaza bigendeye no kwivuga butumwa mwino minsi, ko hari ibintu ureba ukumva birakubabaje. Hanyuma birambabaza, ariko sinafata umwanya wo kubisengera, ukuntu babara ukumva umubabaro urakwisha. Nyuma rero njya gusenga, Imana irambwira ngo amagambo, irambwira ngo hari amagambo wajya kubwira abantu utakivuga, ndashaka kuyasubiramo ukayabwira abantu cyane. Hanyuma nanjye mbwira Imana, mpita nigambira mu mutima, ndavuga ntaho nayavuze sinzongera kuyavuga, cyakora aho nzajya ngera bwa mbere nzongera nyavuge. Ubwo rero mama Jane ampamagaye, narabyumvise, ndavuga hano kuko ayo magambo nayavuze ntago ayo bihareba. Hanyuma nitekereza ayo magambo. Byageze ejo numva ayo magambo ari turi buganire. Nimugoroba njya gusura umuntu, yari umuntu wambwiye ngo aranshaka mu rugo. Ngeze mu rugo rwe, undi muntu bari kumwe, itavuga ati uyu muntu niyinjire hano ataduteza Imana. Ndavuga ni karabaye.
se ambonyeho ibyaha kuki yahise avuga ati Imana irimo irambwira ngo ntabwo ushaka kuyumvira, urashaka kwiyobora. Ndamubaza se ni ibiki? Arambwira ngo ibintu yakubwiye bishyire mu bikorwa. Hanyuma rero numviye Imana, tugiye kuganira amagambo Imana yansabye kubwira abantu. Yego, kandi Imana idufashe atubere mashyashya. Turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi, ibice 7, turasoma imirongo 2 yaho yonyine. Turasoma, murebe page 852. Turasoma umurongo wa 7 n'umurongo wa 8. Igitabo cy'umuhanuzi Amosi ibice 7, turasoma imirongo 2, umurongo wa 7 n'umurongo wa 8. Haranditswe ngo, ndumva hari abantu bakireya mu mpapuro, murebe page ku bantu duje biriya page 852. Haranditswe ngo, ibi nibyo yanyeretse. Umwami yarahagaze ku nkike yubakishijwe timasi, afite timase mu ntoke. Maze Uwiteka arambaza ati, Amosi we, ubonye iki? Ntimbonye timasi. Umwami ati, dore nzashyira timasi mu bwoko bwanjye Isirayeli, sinzongera kubanyuraho ukundi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Twarangije gusoma, abantu mbona barangaye bareke kurangara. Nayicaye no mu materaniro mbona abantu basinziriye. Iyo mbonye umuntu yasinziriye ndamukebura. Hanyuma umuntu nza gukebura rero ntibigire umuntu biza kuza gutera ikibazo, banifuza ko abantu bose turi bugendane. Ni mu byo nize ntabwo mbivuze mu rwego rwo kwirata, n'izitangazamakuru n'itumanaho ni naryo nakoze umva, kuko ari byo nize, ndikoze imyaka isaga 10. Hanyuma rero ntabwo mu yandi magambo nshoboye kuvuga, mu bintu nzi kuvuga ndabizi rwose. Unankanguye nijoro ukahita unshyira imbere ya kamera nyiri mu bitotsi, ukahita umbwira ati abantu barimo barakumva cyangwa barakureba, nahita mvuga ntumenye ko mvuye mu bitotsi. Kuvuga ndabizi. Igitumye mbabwiye ibyo ngibyo rero, mu itangazamakuru habamo gahunda nyinshi. Mujya mwumva ibitangazamakuru, reka mfate radiyo niyo byumvikana neza. Kuri radiyo mujya mwumva gahunda y'indirimbo, mukumva gahunda y'ibiganiro. Hari ibiganiro mukunda, harimo na gahunda mukunda. Ariko hari igihe umunyamakuru ashyiramo indirimbo, Sharire yaba akuzi, afite na kanimero kawe, akahita kwandikira ati ndimo ndakumva kuri radiyo. Kahita umusuza ati, Sharire aho ngaho Igikondo ndagusuhuje, mama Janiti nawe ndagusuhuje. Hanyuma ariko wajya usoma message zawe nakubwiye ngo nshyiramo akarimba kanaka, ukagashyiramo kanaka mutura, shyiramo kanaka ugashyiramo kanaka mutura. Waza kureba kuri orere ugasanga isaha igezweho n'iy'amatangazo. Utitaye ku iyo ndirimbo, hari abantu bayigusabye banayikunda, indirimbo urayikupa ugashyiramo iki? Kuko niyo saha ibigize ite? Ubwo hagezweho amatangazo. Abantu rero benshi mwanga amatangazo. Burya n'abanyamakuru turabizi ko mwanga amatangazo, ni nayo mpamvu adatinda. Muzumva amatangazo ntabwo atinda. Iyo arabika ikinanga kibika kiraza abakambya gahanga, mukahita mukambya gahanga. Ariko burya nubwo abantu benshi bahindura urushinge mugashyira ku maradiyo kuko yabaye menshi, ntabwo bibuza umunyamakuru gutanga amatangazo. Nubwo hari ababa binubye akavuga ngo isi ibingibi icyo bihise, umva indirimbo aciyemo, urumva ukuntu atubihirije ibihe, ntabwo bikuraho itangazo. Kandi abubikira urababikira, abubwira ko hari akazi bakakumva, abubwira ko hari ibyatake bakazajya gushaka ibyabo. Tugeze mu mwanya mwiza w'amatangazo, nimwumva amatangazo. Imana rero impaye amagambo yarambwiye ngo njye mvuga cyane, nta rindi jwi mfite rirenze iri ngiri, ariko ndabivuga mu byumve. Yarambwiye ngo mbibwire abantu ngo Imana mu bintu bibabaje ibabajwe nuko ibyaha bigwiriye mu nzu yayo, ngo kandi abantu bigize mbuze terime ndibukore, bigize abakongwe. Umukongwe ni umuntu ubuzi ko ari wuzi ubwenge. Hari ukuntu ubuzi ko ari wowe uzi ubwenge, ukibwira ko abandi ubarusha ubwenge, uri hejuru yabo. Kandi iyi Imana yatanze ubwenge ubwo wibwira ko ufite, yo ifite bwinshi cyane. Imana yambwiye ngo mbibwire abantu kuko ibyaha bigwiriye mu murimo,
kandi ngo ibyaha bigwiriye mu rusengero. Najya mbibutse ko mu bintu Imana nawe ubwayo yarabivuze, mu bintu Imana yanga ibyaha ariko ntiyanga umunyabyaha. Si ikibazo ko waza hano uri umunyabyaha, ahubwo ni ikibazo kubizana ukabiririmbana ukabisengana ukabikorana umurimo, byabaye akajagari. Ko mbona mundebye nabi, pole mwihangane, ni amatangazo mugomba kuyumva. Hanyuma rero ngo Amosi yagiye mwiyerekwa abona marayika afite timasi. Narebye hano mbona nta bageti yani ngo nyifashishe, na agakoresho abafundi bikoresha bayifashisha kameze nk'irati ariko kaba karimo utuntu tw'utuzi bakita imbaho y'amazi cyangwa se nivo, biterwa n'agace. Noneho mwayumvise kari akantu kagira umumaro, abafundi barimo hano barabyumva, kuko kuva bubaka fondasiyo y'inzu bakora bajya bace imisingi bifashisha kari akantu kitwa timasi. Kandi iyo umufundi arimo agerekeranya itafari ku rindi yifashisha timasi, kuko mu mategeko n'amabwiriza y'umufundi kirazira kikazirizwa kwiringira iby'ijisho rimwereka, ahubwo ashyiraho na timasi. Muzabona ashyiraho nivo kugira ngo arebe ko iby'ijisho ryamweretse bihura n'ibipimo bye byagenwe. Mu kinyarwanda cyiza timasi ubundi bayita mpinyuza. Kwihinyuze ko iby'ijisho ry'umufundi ryabonye bihura n'ukuri kw'icyubakwa. Ibintu mvuze murimo murabyumva. Amosi rero ngo yabonye marayika afite timasi cyangwa nivo, ngo Uwiteka yamubwira ngo ugende umbwirira Abisirayeli ko ngiye kubanyuzaho timasi, kandi ngo nyuma yo kubanyuzaho timasi ntabwo izongera kubagarukaho ukundi. Abisirayeli babwirwaga bakiriya gihe basaga neza n'abarokore bo mwino minsi, nawe wasanga urimo. Barambaraga neza, bakarimba, bagasirimba neza nk'uko mu mwanya twahoze dusirimba, bakabwiriza nk'uko ndimo mbwiriza, bagatura nk'uko mu mwanya turi buture, korali zikaririmba nk'uko mu mwanya zahoze ziririmba na nyuma ziraza kuririmba, gahunda zose zikorerwa mu idini zigakorwa. Wabarebera inyuma ukabona ni abantu bajyayo, ariko Imana yareba mu mitima, kuko izi by'abantu ntabwo ibibwirwa, ikabona ni abapagani rwimbi. Hanyuma rero ibatumaho Amosi, iravuga ngo ugende ubambwirira ngo nubwo mugwije imirimo myinshi mu idini, mufite ibigaragara inyuma ko mukijijwe, ariko ngiye kuzana mpinyuza igaragaza kuko mugaragara inyuma ari nako mu mitima mugize mute mumeze. Hanyuma Amosi aragenda arababwira, Imana ishimwe ko mwaje, kandi uko muje muragwiriye. Mu bintu Imana itagikora ni amakosa yo kurarikira abantu ubusa. Mwakoze kuba mwaje rero, kuba mwumvise ko timasi ije. Imana ije kureba ko bya bindi twasirimbaga hano ibindimo mbwiriza, kandi izaza mu byiciro byose, izaza mu byiciro byose. Reka niherere mu bavuga butumwa, izaza ihere no muri twega. Akenshi abavuga butumwa niyo turimo tubwiriza usanga dutunga intoki mwebwe tubwira abanyabyaha batwicaye imbere, ariko twege ntitujya twivuga. Ariko timasi nayo niza izatugeraho, izaza nta protokole. Izi protokole zo mu isi ntabwo izaza zireba, ntabwo izaza irangura bishop, nguri pastori, nguri apotre, nguri umuvugabutumwa, ya mazina mutwita bamutumishi, umuhanzi ku giti cye, murimbyi muri korali runaka. Timasi izaza itarobanura. Mu minsi yashize nigeze njya kubwiriza ahantu, hanyuma hari abavugabutumwa benshi cyane. Umuyobozi wa gahunda arambwira ati rero haje bagenzi bawe kandi ntabwo bari bugende batabwirije, turi bukuryeho iminota. Ni nta kibazo, bagenda baha abantu iminota kugira ngo nabo bahumeke bavuge. Haza umuhungu umwe ahagarara imbere y'amateraniro y'abantu y'amateraniro, arakajya abwira abantu ati haleluya, bati amen, ati ni mu mpendahende ngira ikintu babwira abarakore, bati turaguhendahenze, ati ni mu nyinginge, bati turakwinginze, ati nuko rero ngiye kubabwira inkuru y'ukuntu Joriji yavuye mu cyaro aza gusaba akazi mu mujyi. Abantu baraseka barakumbagara, ati mu mpendahende nyibabwire, ati nyibabwire cyangwa nyihorere, bati tubwire. Ababwira Joriji ukuntu yavuye mu cyaro aza mu mujyi, avuye mu mujyi, nuko bega abantu baraseka barakumbagara. Nuko umuyobozi akajya amwereka ati de minota yarangiye. Nuko ajya kwica ati nzagaruka hari umwanya mvuge neza Imana. Nuko abantu bamuha amashyi ajya kwicara. Abantu batinyuka guhagarara hano ukavuga
ko yavuze itavuze abarokora mwino minsi turimo turakunda ivuga butumwa rya komedi kudusetse abana niyo tuje imbere ujyangeza uburyo nkora utuntu niyaranje mbashimishe kugira ngo n'undi munsi muvuga ati mwari uzadutumira umuntu avuga Imana neza pore ariko timasi niza navuga ko no mubavuga butumwa izaza kandi ubwizazira rimwe n'abantu bahangara kuvuga ngo iravuze itavuze kandi Imana twarayimenyereye je ntabwo ndagira urugo hano nabonye umucuti wanjye witwa Crispe ajya nsura iwanjye yarahageze mfite ukuntu nateguye iwanjye iyo winjiye mu nzi iwanjye nta kereka ngo uhaye uburenganzira nkakubwira ngo kuramo genda n'inkweto mfite ukuntu hameze iyo winjiye uribwiriza ugakuramo inkweto kereka iyo uguhaye uburenganzira nkakubwira ni oya kandagiraho kwako nkubashye kuri umushyitsi uje iwanjye ugakandagira mu nzu yanjye utakuyemo inkweto bitewe nuko naho organize ntiwibaza ngo hameze ate nashaka bari mu nzu y'icyumba kimwe mfite uko nahateguye na organisation yanjye iwanjye nyine uhakandagije inkweto kandi giye boss nyirinzu nazikuyemo nahita ngusohora nahita nta kinyapfuru ugira nsokera mu nzu wiza kunsiribangira ayo ni amategeko agenga iwanjye nkuko nawe ufite agenga iwawe none muzagira ngo Imana izakomeza nimba twe tugira amategeko agenga iwacu wagira ngo Imana izakomeza kwemera abantu baza kubyinagira aha hantu umuntu arasambana aziko yasambanye arahehete nta wagufasha harimo n'ibintu mwirwa muvuga umuntu barakubwira ibyo akavuga ngo nta bimenyetso nta bihamya murajyana abantu muri ribu ariko timasi iraje umwuka wera aje kuvumbura ibintu abantu batazi batabonye dufite n'ahantu kubera n'ikintu uri mu idini ntawe ukuvuga ariko timasi ntawe uzayikwepera kuko Imana ntirya ruswa izaza no mu bahanuzi murabona ndakuze meruka kujya kubwiriza mu Kinigi Musanze sanga banshakiye hari abahanuzi baba komisioneri bubaka ingo z'abantu banshakiye umukobwa ukuze nuko bahita baduza ati ndi Imana ibubakiye ndi Imana ibahaye abana ndi Imana mpita ndeba umukecuru bamaye ndavuga nti ibi ntabyo batera rero y'umurambarara abantu barikiriza mwabarokore mwe murimo murabiseka ariko Imana irababaye kandi ibi bintu nta nubwo mwakagombye kubiseka ahubwo twakagombye gufata umwanya wo gutekereza tukumva tugize n'umwanya wo kongera kubwira Imana ngo niyongere tugaruke ariko izana impuhwe nyinshi kuko izanye igitsure yaturimbura abantu batera byahiruya by'umurambararo umwe ati nitanze ko Olivier azambara undi ati nitanze ikanzu umugeni azambara undi ati nanjye ibirayi byose bizakora mu bukwe ati ndabyitanze numva nintavuga numvaga ndimo nshira ndahaguruka ndavuga ni wewe witanze ibirayi ndakubohoye mu bukwe bwanjye ntazakora ibirayi naye wikoti ndakubohoye ikoti nzambara byazakugora ni naye wikanzu ndakubohoye mbwira n'umukobwa nugende ukomeze usenge ntago ndi umugabo wawe bariko komangatika kuvunagurika kwica ndakubwiye mbabwiye aho byabereye mu Kinigi mu materano nk'uko tuhari ariko abantu ntabwo barimo batinya bigiza abakomisiyoneri ubu dufite ingo zimo zubakwa n'abahanuzi zitubatswe n'Imana impamvu zimo zinasenyuka Imana abahanuzi mutinyuka kuvuga ko yavuze itavuze namwe timasi nizizabafata kandi timasi niza izaza nabwiye ngo izaza nta protocole ntago wazareba icyubahiro idini rigwa n'abantu baguha yo iraza Imana izakureba kuko abantu bakuze ari nako bihura no kuri kumutima ubu dufite abahanuzi birirwa mu ngo z'abakire batunze nimero z'abakire wigaga nagize yerekwa usenge cyane kandi nubwo kubera amafaranga babaha kubera ukuntu akwakira keyaguha imodoka gutwaramo tunaguhonga ntuwamurondora ntiwavuga iby'ibyaha ahubwo hora umubwira ko Imana imuteje imbere mugize neza mwabonye ahantu mujya gusahura ariko iyo mugeze ku bakene mubabwira ko karande ziwabo n'imivumo n'ibice ari byo bibahitanye timasi niza namwe izabafata mwabigize komedi ariko ntabwo biri komedi Imana niza timasi niza izaza mu nzego zose izaza no mu bakristo bo mwino misi baririmba indirimbo y'108 abarokora mwino misi dufite ikibazo cyuko turirimba ibintu tudatekereza tutumvise mwarimu Jana itavuga ati tugiye kuririmba indirimbo y'108 tuketa duhaguruka twemye tugorora amakoti genda umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose kugeza mama we urayiririmba umugabo mubana
nawe ubwe nta gutangira ubuhamya, n'induru ni hasi hejuru, yego ugeramo hano ugaseka ukamwenyura, ariko wamuteye ibikomere. Uraririmba uri umugabo, ingumi mu rugo uri imbaka, urinjira ibintu byose bakihinda. Irondora imitima nubwo abantu batabizi, ugera hano ugaseka ukamwenyura ugasirimba, ariko ireba imitima nizi zagufata. Timasi niza mwimitsi bice. Paulo yigeze yandikira abagalatiya avuga ngo mwabagalatiya b'abapfapfa mwe, ninde wabaroze? Mwatangije iby'umwuka none musoresheje iby'umubiri. None mutaniye n'abo twita abapagani bataje gusenga. Mwege mukaza gusenga ariko mugakora ibisa nk'ibyabo, namwe timasi nizi zabafata. Abantu baragambanirana dusengana, ntubona mwene so ngo umusengere umuhugurane ubugwaneza uramutaranga. Ubu dufite abantu babana n'ibikomere, basebejwe na bene wabo basengana, ntiwamuhuguye ntiwamusengeye ntiwamugereye umutwaro, ariko iyo turenze turareshya ngo ni murakaza neza bene data, Imana ibamugisha hamwe natwe, turabishimiye kandi urukundo rwo ku munwa rutari ku mutima. Muririmbana mudakundana, musengana mudakundana, tubwi no mu bavuga butumwa biriho ni ugusenyana. Uhagurutse mbere agerageza uburyo asenyu, uhagurutse nyuma agerageza uburyo asenyu wa mbere. Mbega ubona ibintu byajemo akajagari. Korali ntizikundana, ubukorali ziba ku rusengero zigahitinga, ariko buri yesi bishaka ko ntiudukorere ku byuma. Ntibatizanye ibyuma, ntibashyigikirana, ntibahana umwanya ngo bakore repetition. Reka n'umurimo w'Imana bawubamo baba bahigana bacengana, ariko timasi niza izafata abantu benshi. Kwa Imana yambwiye ngo mbibwire abantu ushize amanga, mbabwire ko ihaze ubukristo bw'inyuma butari mu mitima. Timasi nizi zaza no mu baririmbyi bo mwino minsi bica umurimo nkana kubera ubucuti ufitanye na dirija. Urasiba repetition ukamwandikira ka message ngo akubohore, ntabwo uyu munsi uri buze, ntabwo uri buboneke. Ntabwo ubucuti ufitanye na dirija bukuraho ko wishe umurimo w'Imana, kuko wanditse uvuga ngo kubwishyaka n'umuhati ufite byo gukorera Imana. Ntabwo byanyuze kuri dirija, ariko mwajya mu kubaka ubucuti muri komite, ukagira ukuntu mubana mu kigare, muririmbana mudakundana, mwica umurimo w'Imana. Ejo bundi nasuye korali neza, bari bambwiye ngo barankunze, nuko numva ngize ubushake nanjye bwo kubasura. Sanga njya ku munsi wa repetition, bambwiye ndibeshya njya ku munsi ngo w'abantu bita komisiyo. Nagezemo ngira ngo ni itsinda ry'amabandi ngezemo, abagore bambaye ubuntu bw'ubugofero, ubuntu bw'ubugofero butagira ibikinga, imisatsi imanuka nirenga. Ndabaza se hano ni muri ya korali nasuye mu masengesho, bati ni twebwe, ati ni komisiyo. Mbega ni itsinda ry'abantu b'abakoboyi, b'abantu b'amaniga bazi kuririmba, b'abahanga, ubona badashobotse. Ubaguyeho bari muri repetition wajya ngo uguye mu itsinda rya orchestre ziririmba indirimbo z'isi. Ni abantu biyambariye mini, biboshye, bigize utuntu tw'utudanje. Yo, timasi nizi zabafata. Uko mwambara kugomba gupresenta umuntu wanyu urimo imbere. Timasi abo nabo niza izabafata. Uzi niza ku muririmbyi wa Antoni indirimbo 3 cyangwa 4 muri korali, ni Kibamba, ni Kizigenza, uwo nta muntu umuvuga. Ubu dufite 10 abaririmbyi bishyurwa ngo kujya korali tababura, ngo akaga ngo giye ngo na mwino minsi nta kazi, ngo mfite ngo kandi indi korali irimo ishakisha ngo bo banyemerera akazi. Ubu dufite abaririmbyi baririmba banishyurwa, n'abacuranzi bishyurwa ngo kujya batavaho ngaho. Timasi nizi zabafata. Yica ibintu abishaka. Iyo yavuze ngo umuririmbyi bahagere saa moya, we yigira saa 3, akahita bahima akicara hari inyuma muri protokoli. Abarimo avuga ngo iriya ndirimbo ntibayishobora, ndahari ndabizi. Kwa kabadirija bo mwino minsi rero nabo badashaka gukorera Imana ngo bagendane n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ahubwo korali zo mwino minsi nazo ziba zirimba zihanganye nka Rayon Sport na APR. Twe turirimbe cyane baduha amashyi. Iyo bamutombe bakamuci iryera bamwandikira ka message, ese ubwo waje mu bandi? Nawe itahaguruka yabyimbye avuga ngo n'undi munsi mubimenye ndahari, iyi ndirimbo ntimwayishobora, mumenye ko hari icyo maze muri korali. Banga kugura iniforme, barananiza umurimo w'Imana bawica nkana. N'abantu badashobotse, ko timasi nizi zabafata. Timasi nizi zaza mu nzego zose, izaza no mu badiakoni bataraba hano. Ndimo ndavuga bo mwino minsi, na abadiakoni bo mwino minsi.
umudiyakoni wo mwino minsi ngo umubaze ngo urusengero rukoropwa ryari, isuku yaho ikorwa ryari, za gahunda zepfira muri tuwarete, mu gikoni aho ibikoni bikiba. Wapi, urebye n'ukuntu baza bambaye amakoti, bambaye ibitenge byiza, nta gahunda yo kwiteza umurimo. Babihariye ngo ni abantu b'abanyamuhamagaro n'abantu badasengeye, nibo bakoropa urusengero, nibo bavunika, bihaye imirimo abadiyakoni bo mwino minsi. Ukuntu bameze n'icyubahiro afite, bacyakora udupfuye agasoni akunda gutwaza ba mwarimu na ba pastori ibitabo, bagati bakozi b'Imana nimuze nimwicare hano. Bakunda no kuza kandi nubwo atahateguye abarimo abwira, hari ubahagaze akobya bavuga ati ohereza babiri imyanya twayibonye. Ntubabwire ngo mujye mu gikoni, ntubabwire ati isuku yo hanze yakozwe ite, bitera umukungugu n'ikoti yambaye n'urukweto, ni ajye muri tuwarete waba umusuzuguye. Umubwire ngo mu gikoni aho bikiba, reka. Cyakora nubwo batabitetse, iyo bihiye bahita bahamagara abashyitsi n'abakozi b'Imana ati nimuze ameza yatunganye, nubwo atari bo babitetse. Babwira bamwe babitetse ati rero mwebwe ntimwerejwe aka kazi, muguma aho ngaha, ni twebwe twerejwe gutegurira amatambyi n'abashyitsi, ariko timasi nizizabafata. Timasi nizizaza mu bantu bigize ibigande badashobotse. Nubwo mu nshingano zagengaga abantu b'Imana harimo guhugura, gusura, jye nagize umugisha mbyirukira mw'iri dini ryacu, abadiyakoni babonaga umushyitsi bakiyaranja bagakura umushyitsi hariya bakamuzana imbere, iteraniro rikarangira bakagusura, bakakubaza aho utuye, uwo mwanya ntiwaboneka, kandi bahita babisanisha no mwino misi, akaba ati mwino misi turi muri gahunda ya business, umuntu arimo ashaka imibereho, buri wese arihigira, ntago umwanya bawubona. Cyakora nubwo batagusuye, nubwo wagize intege nke ntibaguhugure cyangwa bagusengere cyangwa bakuganize, bamenya amakuru ko wanyweye inzoga. Beta watuboneye n'ifoto afite icupa, nyobozi iterana bavuga ati turamutenga. Nubwo batamuse, nubwo batamuganirije, baza baje kumutenga. Ariko iyo ari umukire ntago bamutenga, bagira ukuntu babigoreka, bakavuga ati mushumba urebye hari abantu bagira ishyari, hari abantu barakara, ibi bintu nta bihamya bifite byo ko yanyweye inzoga, bakamuzirura bakamweza. Ariko iyo ari umukene baravuga ati atengwe, yose amabwiriza yose y'idini bayamwapurikira, bavuga ati atengwe kuko ari umukene. Ariko babona bo timasi nizizabafata. Timasi niziraza mu bantu bo mwino minsi, mvuze aba hano bakunda kuba bafite amafaranga ari abakire ku idini bayoboye, kandi koko inyubako, imirimo yose, ibyuma n'ibiki nibo baba barabikoze, ni abantu bubashywe nubwo ari ibipagani nta wabavuga, kubera ko idini ntirigira ubugingo, cyakora rikunda amafaranga. Navuze idini, sinavuze ADEPR, muzamvugira ibintu navuze bantu bina. Hanyuma rero yavuga ati nimubarekera aho ngaho, ntacyo twe ntitwabavuga, ntitwabatuza, ntitwabagira bate. Bayifitiye abagore babiri, anywa inzoga byigaragara, akora ibyaha, nta wamutenga, nta wamuvuga. Pastori badashaka bimana amaturo, bigira hejuru gukora mitasiyo, ngo bamukure aho ngaho kuko ababangamiye. Ariko abona bo timasi nizizabafata. Timasi niza izaza mu bantu bigize ibishyitsi, uramuga ati ko hari ibintu birimo bipfa ku rusengero, katuvuga ati peti genza gake, twe twabyirukiye aha ngaha, urusengero twarwubatse turi abantu bane, mama Jane yavuzaga ipendo, Olivier agakoma amashyi, Sharira agasirimba, utuza umucanga twatwaye, uzamabuye akakugira mu mateka, wowe ukanyerera ugasanga nibwo ukihagera. Baba ari ibishyitsi, muzarebe igishyitsi mu murima nta wagikura umunsi umwe, iyo ubona kikugoye urakiberekura. Hari abantu bigize ibishyitsi mu idini batavugwa, badakorwa, ahita kugira mu mateka ugasanga uruwejo. Ariko abo nabo timasi niza izabafata. Timasi izaza mu nzego zose, izaza mu bantu bakorana umurimo batemeranwa, bapingana, bahigana, basekera ku ryinyo, ariko nabo nizizabafata. Pole. Hari ibintu mu Kinyarwanda, umugani baca mu Kinyarwanda bavuga ngo imirenzaho, kwa Yesu nta by'imirenzaho. Ukuri ni ukuri. Kandi nagiye mbibutse ko ijuru rizajyamo umuntu warikoreye, ntabwo ijuru rizajyamo umuntu wabwirije cyane, ntabwo rizajyamo umuntu wahanuye cyane. Ijuru rizajyamo umuntu wakoze ibyo gukiranuka, akarwana intambara yo gukizwa.
rero dufite abantu benshi tugwije kuba abanyedini ariko kuba abakristo byaratunaniye. Kwa kuba ubukristo buragoye. Njya nkunda gutanga urugero, njye nkunda igisirikare cyane. Naguze n'ibikweto ngeranije mbona bijya kumera nk'iby'abasirikare. Mfite n'isaha ijya kumera nk'iy'abasirikare, n'akagofero n'agapira. Iyo natuyemo izo nkweto n'iyo ngofero n'isaha ndibyimbya. Abana kugira babone ko nibura abasivile bavati uyashaka ari umusirikare utakoze urimo witembereza muri quartier. Niyo ngeze genuye ku Gisozi, iyo ngeze ara ku Rwibutso, muzi ko ari ikigo cy'abasirikare gihari. Byageze uburyo n'ibyimbya ry'inyumweshya kurindi kugira babone ko ndi mugenzi wabo. Yo ariko buryo bambonye bavuga ati beg igisivile cyagerageje kwisanisha natwe, nubwo ari igisivile banza kidukunda. Bo bahita bamenya. Buriya bampagaritse bakambwa ati we hagarara. Wambaye inkweto zacu ntiyego. Isaha ntiyego. Agapira ntiyego, ingofero ntiyego. Ati wabikuye he? Natangiye na fande rwose bumumbona. Banyorohe afanda kambaza ati basi sura dukuna ni nukuri ko Imana bakunda. Akabwira babahungu ati mumufate mumukubita ikosi tumugira umusirikare. Nakwirukanka Kigali nayimaza amaguru. Ntago nabyemera. Nifuza kwitwa umusirikare ariko kondisiyo z'abasirikare ntago nazishobora. Niko dufite abantu benshi bakunzwe kwitwa abantu b'Imana ariko kwitwara nk'abana b'Imana. Bakunze kwitwa abakristo ariko kwitwara nk'abakristo byabananiye. Barambara umwenda wo kwisanisha. Ubu nje nkambara iriya kanzu ya mama Jane. Nkahita nyambara ngatega n'agatambaro. Umuntu andebeye kure atanzi. Nimwahita mubona nabaye mudamu. Yego. Byaba bikuye hose igitsina cyanjye mfite gabo, byaba bikuye ko nzamera ubwanwa, byaba bikuye n'ururujwi, hari icyo byabihinduyeho. Niko dufite abantu gukizwa byananiye baragenda bambara umwenda w'ikirokori w'igikristo ariko umuntu w'imbere ntiyahinduka. Bambara y'uburirimbye, abandi bambara y'ubuvuga butumwa, abandi bambara y'ubuhanuzi, abandi bambara iki wakirebera inyuma ukabona ni ikintu yo ariko umuntu w'imbere atarahindutse Paul. Timasi niza iraza kandi ibintu byo kwa Yesu nta matiko abibamo, nta mazimwe. Mwitondere mbibutse ko hano Timasi habaye n'ikinyundo cy'umufundi kimwe bita kinubi. Kinubi n'urunyundo rw'umufundi. Muzarebe yasanze itafari hari ryarenze umurongo ararikubita rigasubira hehe. Rero hari ikintu nabonye kuri iriya tafari. Hari itafari akubita rikemera kujya ku murongo. Hema nirya kubita ririya rigeranywa n'umukristo uhugurika, ucyahwa akemera kwihana, uca bugufi. Hakayima nirinda kubita aho kugira ngo risubire mu murongo rigasenya n'ibindi yari yubatse. Ubu n'ubu ndabizi ninjya kwicara. Hari abantu bavuga ate kubundi kiriya kintu biriya bintu cyavugaga nibiki ajya no gusenya n'abari biyumviye abo ntituzababura mu rusengero, ntago tuzababura. Bashyira n'udukomanteri wakumvise iby'Imana ivugana nawe ibyanjye urabigenzwaho n'iki. Muzabona hari risenya ibindi umufundi yari yubatse. Uzarebe nayo yabibonye arikuramo agashyami ryemera kujyamo. Niko bimeze akagakiza twahawe n'akubuntu. Ubu buntu uri mukerensa urakomeza kubukerensa abandi babubabaye. Imana yabukwamburika buhundi wemera akaza agakizwa neza kukurenza. Timasi rero ije mu nzego zose, izaza mu byiciro byose kandi izaza idasigaza. Izaza mu makuwe yose, izaza mu bantu bita ngo ni komite z'iterambere, izaza mu bantu bazuruye ibyabo. Dufite abakiri ibintu Imana yakoreye abanyarwanda, itwibagije imihoro muri jenoside, abagiye tingitingi bakuyeyo, abantu batari barize bahaye kwiga, batari bafite ubuzima bahaye ubuzima, none tuyituye kurengwa, turambara nabi. Turaza mu rusengero twinywereye Bavaria Red Bull, barakwe mwaziruye ibizira, mimo manywa twaye nagiye mukatuzira ngo arukoro ni zeru, ibintu byose mimo murahohomera. Pole sana. Timasi niza irabafata. Soza Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo ibintu irimo ibasezeranya mwaje imbere yayo mufite ibyaha, ngo irabizi ko mufite ibyaha, izabikora ariko ngo no kubahana nge mbabwire ko nabwo izabahana. Ibirimo ibaha ni kimwe nuko n'ubundi ari abantu bananiye Imana banga kwiryarya bapaganira hanze. Bapaganira hanze kabati giye n'ubundi ndi ikinyabyaho kujya gusiribanga urusengero nzabikorera hano.
harimo n'abandi Imana irabizi ko abantu bayinaniye baba no mu rusengero, nk'uko igirira neza bari abapagani bo hanze. Buriya niyikubwiye ngo izaguha inzu, niko n'ubundi hari n'abandi bapagani bataza mu rusengero yahaye inzu. Ntabwo abapagani bose baba hanze bataza gusenga, inzu babamo bazihawe na Satani, ni Imana yazibahaye. Utazibeshya ko kuguhanurira bigasohora ari ikimenyetso cy'uko Imana ikwemera. Yarambwiye ngo mbabwire ngo ibirimo ibasezeranye izajya ibibaha, ariko izanabahana nimutihana. Timasi rero ije iringanize, nizi gasanga izuru rirarenga uri umunyamoko izarikubita, nizi gasanga indi irarenga wari umunyamasengesho wiyiriza ubusa none ntukibikora. Cyakora barakora mwino minsi dusengeshwa n'ibibazo. Ubu Olivier kuba ko nkeneye umugore mpita nigira umunyamasengesho, natumani paka mubonye. Dufite abantu bigize abanyamasengesho kubera ibibazo, batabaye abanyamasengesho kubera ko bashaka ko abanyamasengesho b'umwuga. Nizi gasanga inda nirenga ikambi zayikubita. Kandi Imana ifite uburyo bw'uko ibiryo inzara yakwica nta nzara yateye mu gihugu, ibiryo bikakunanira nta nzara yateye mu gihugu, iwawe ibiryo bihari bimeneka, abandi bakajya babirya wowe ubireba ugasenga. Hari umumbona urimo wireba muri telefone, birababaje kweri, ndimo mvuga ibintu warimo areba muri telefone, ariko abo nabo mu rusengero ntibabura. Pole wigaye. Nizi gasanga igitsina kirarenga uri umusambanyi uba mu rusengero. Imana izi ko ari abantu barimo basambana kuko nta wagufashe. Dufite abagabo babyaye abana ku ruhande, dufite abasore basambana mu ibanga, dufite n'abakobwa basambana mu ibanga. Ibyaha byo mu ibanga Imana irabizi, nubwo nta hantu bikwanditse ngo umuntu abisome. Kristo warabizi, nubwo mama Jeanne atabimenya, nubwo pastor atabimenya, ariko isirondora imitima irabazi. Niyo mpamvu ije kuzana Timasi ngo irebe kuko abantu bakubona, nubwo ubirenga ukabiryana igaburo kakana za gahunda z'itorero, ngo irebe ko uko abantu bakubona ari nayo ikuze. Kandi ntabwo nararibonye mu by'umurimo, mu bintu nabonye bishobora umuntu uzashobora ibyo ni ukwemera gutsindwe iteka ugahora wemera ko uri umunyantege. Nta gihangange mu by'umurimo. Nagiye mbona abantu babwirisha cyane kundenza, bakanuraga bigasohora, bagiye iminsi babera mibi bagasohoka ahantu. Mureke twemere tubwize Kristo kuri, tumubwire ngo Timasi turareba tukabona yadufata. Wese ntuzi ibyaha ukora byo mwibanga, telefone yawe ubwawe ntikurega, umutima wawe ubwawe ntufite ibyo kubwira. Ibyo rero uziranyeho n'umutima wawe, Imana irabizi. No mpamvu ari ibyo ngibyo tugiye gusengeramo. Mu minsi yashize narababaye, nagiye kubwiriza i Muhanga, umuntu ahagarara mu materaniro avuga tubugiye mu mbona rero, ati nkunda ibintu bitatu, ati nkunda idini ryanjye rya ADEPR. Icyo si ikibazo, impamvu umuntu wese akunda idini nuko ari ryo uba warahisemo mu madini menshi, icyo si ikibazo. Ati cya kabiri, nkunda igihugu cyanjye cy'u Rwanda. Umuntu wese akunda igihugu yavukiyemo, ni igihugu cye cyamubyaye. Agiye kubyihuhura kandi ubwo ari imbere. Ati ngakunda ikipe ya hano iwacu yitwa AS Muhanga. Abantu bamuha amashyi, ati nubwo yatsinzwe igasoma mu cyiciro cya kabiri, pastor twe twishanya, ati ndebera rero, ati ni ibintunze, ati kandi ni uyobora hano, ati ni uyobora abanyamasengesho. Nuko birababaje, Bibiliya ivuga ngo iki? Iyi gitereko kitabaza cyakuwe ahacyo, abantu batangira no kuvuga amangambure no mu bantu. Wowe imivugire yawe, yaba kuri telefone, yaba uko witwara, yaba uganira, yaba aho abantu batakureba, yaba uko witwara, ibyo uvuga ntibigaragaza ko Timasi je yagufata. Mbwira abarokore bene wacu, nicyo kintu sorejeho, bene wacu baba mama n'abakobwa muri hano baba ADEPR, kuko nabanyemo n'abandi hano mu madini agiye atandukanye. Tugitakaza ikintu gikomeye abarokore bo mwino minsi, nubwo atari twese ariko abenshi twatakaje ikintu gikomeye cyitwa umwuka wera. Twahise tunazirura ibintu. Ubu murimo murazirura, munaza mu materaniro mudateze ibitambaro, mugakangisha impamvu ivuga ngo idini ngo ryarabiziruye, ngo ryarababohoye. Icyo kintu kizabatsindisha, kizabashyira mu rubanza. Mwihangane mbivuge, nanjye sigaye mbwiriza nk'utazagaruka. Ubu none mvuga shumariyemo nkahita mvuga nk'utazagaruka, hanyuma mbibabwire kujya nintanagaruka mu byumve, cyangwa ninagaruka sinzabisubiramo. Barokore murimo muzirura, muza, Bibiliya nikivuga nimuza imbere y'Uwiteka mupfuke imitwe yanyu, nkuko natwe abagabo kizira kwinjirana ingofero mu rusengero muri gahunda tugiye gusenga. None mwarabizuriye ngo idini rya Imana ntabwizi ADEPR, ntabwizi bya bindi n'impamvu zose mugira, izabatsindisha mu bimwe mu mumaro w'umwuka wera. Yavuze ngo umwuka wera azabigisha n'ibyo nasize ko mutayizi. Ntabwo muzi uwo mumaro.
azabigisha n'ibyo nasize ntagize nte ntababwiye. Uzaza uzane impamvu zawe, Imana izakwaza ngo ko nasize umwuka wera ngo abayobore. Wowe simvuze ko kudatega igitambaro ari icyaha, ariko umwuka wera uba muri wowe akubwira icyo gukora, akubwira icyo kugira gute. Ndabizi muzavuga ibyo navuze, sinavuze ko kudatega, ariko umwuka nimba umugira azakubwira icyo gukora. Hanyuma tugiye gusenga. Timasi kwije izaza mu byiciro byose, izaza mu bavugabutumwa, izaza mu bahanuzi, izaza mu bashyitsi baje uyu munsi. Mwakoze namwe kuba mwaje, wari umwanya w'amatangazo. Namwe aho musengera naho mubarizwa izahaza. Izaza yenda uryamye irebe iriho wikinisha uri kuri telefone, izaza kuri mobile money, izaza mu tumesaje no kuri WhatsApp, izaza ahantu hose. Nimba wumvije Timasi yagufata kintu bigeretse inyuma, haguruka wikize. Tugiye gusenga, haguruka wikize. Nabonye ramwina misi dukunda ivuga butumwa byo gukira igitabano, tukavuga ngo mwadukundiye, ngo mwakoroshye. Iyo ubwiye abarokora ramwina misi ngo mwihane ibyaha, bahita bahwera bagatuza. Utese bita ko mutiyana, turimo turabitekerezaho. Urabitekerezaho umutima wawe ntiwakubwiye aho byapfiriye. Haguruka nimba wumva Timasi yagufata. Ko mbona mundeba cyane, nimba wumva Timasi ije yagufata, kandi iri ni itangazo. Timasi ukabuzi ije yagufata, muhaguruke tubwize Imana kuri.